Mwaramutse, muraho, mumeze mute? Iyi video ushobora kuba uyibonye wicuye ari ku manywa ari nijoro, byose birashoboka bitewe. Nifuje kubasangiza video itari bube ndende y'ukuntu byagenzemo gakeya ku munsi wa anniversaire yanjye. Hari video mwabonye yabanje ariko mana yanjye ndi njyenyine ndi gukora ikiganiro nivugira biraho. Nyuma nari mfite gahunda kuko nabivuze n'umushuti wanjye, ariko nyuma nyine nza gusanga hari n'indi nshuti yanjye yitwa Nita, we na nusura bampangiye surprise. Ni abana beza byatari. Twagiye ubundi twari dufite gahunda yo kujya ahantu hitwa, twafata izina birangora, dusanga huzuyemo abantu benshi, ikindi harimo abana. Tubona igisho nyine kugira ngo umuntu abe arimo aho ngaho ari uko yaba ahagaze, kandi twatekereza kwamara umwanya munini tubona ntabwo biri bushoboke. Tuhita tuhava turambuka, noneho tujya ahandi birebana, twicarayo dusaba ikintu cyo kurya n'icyo kunywa. Numva ari njye na nusura gusa, ntabwo nimba ko Nita ubu munsi turi bubonane, ko twari twarabonanye haciyemo umunsi. Nicaye ngiye kumva numva habaje umubyeyi Anita, araza amereza ururabo nk'uko mwabibonye, bampa gift. Ni abana beza banejeje umutima wanjye cyane cyane, Imana ibamere umugisha. Amaze kuhagera tumara umwanya turi kwifotoza, turi kuvuga, nyine bari kunsobanurira ukuntu babipanze, kuko bahanye nimero ubwo hari nko kwa Kangahera, hari nko kwa kane cyangwa kwa gatanu, nimba nibeshye kwa gatanu, nibwo bari bahuye nk'inshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu, ariko uwo munsi bahana nimero. Mbizi ko bazihanye nyine, ahubwo ndetse n'ubwo nyine tumaze guhura inshuro zingana gutya, nkaba nagira nimero yawe wayimpaye nkajya nkubaza uko umeze. Numva biri aho ngaho nyine, nta mwanya nigeze mbifataho munini cyane. Bahana nimero nibwo batangiye kubipanga. Kuwa gatandatu mbonana na nusura, turazamuka tubi Nyamirambo, naho kumuzamura tugenda tugana ruguru ni ukumujyana kure, yari yifitiye kuba yasubira inyuma akajya kugura gift. Nyine ndi kubasangiza ibyo bambwiye. Nyuma tumugeza imbari Cosmos, imbari kuri tapi, ati ngo ndashaka, aravuga ati munsige hano hari umuntu ushaka kuvugana nawe nkahita naha. Naho agomba nyine gusubira inyuma akajya kureba izo gift mu mujyi. Wibaza kubonana kwanjye kwaramuvangiye. Umwana mwiza cyane, yari ananiwe avuye mu kazi, yavuye mu bukwe, ibyo byose ntiyabitekerezaho nyine ngo bifate umwanya cyane, yumva ko agomba gukora n'ibyo ngibyo, kuko bukeye ntabwo ndahari byari bumworohere, kuko bwakeye n'ubundi bihita bigera ku cyumweru ari anive yanjye. Ubwo twari dufite gahunda ko turi buhurire hafi yo mu rugo iwacu, bitewe na gahunda ijya hakorera, biranga duhurira i Nyamirambo. Ngiye kwambara perike, mwabonye ko perike nari ndi kuvuga ko ndi bwambare byahindutse. Nabonye iri ku makazi, noneho nambara iriya y'ibisuko. Bagiye muri salo nyine bankorera ngo baby hair. Nimba hari ibintu ntazi gukora ni baby hair, ariko ngomba kuzabyiga kuko nabonye biba ari byiza, bituma umuntu asa neza. Noneho kuba utunze wig ugomba no kuzikora, kuba utabizi ni ikibazo. Ndangije bamaze kunkorera, ariko nshyiraho pressure umuturage, nidura nzamutera inkonje. Ngumva ngo wakwivuse ngo cyangwa mwitahira. Ndagenda nsanga yahananze, kandi n'ubundi avuye mu mujyi, wambeshya ngo avuye iwabo Moscow. Ndahagera bankorera nyine izo baby hair, turahava turagenda. Nibwo nyine twageze aho hantu twagombaga kujya, aho twe twarahapanze njye nawe ko tugomba kuhajya, nyine tukumva ukuntu tukagerageza nyine ibintu byaho. Dusanga harimo abantu benshi,
no guhagarara wapi, tuba turahavuye nyine twigira ahandi. Bigendanye n'uko abana baranungura, bampa indabo, bampa izo gifuti. Nyuma tumaze kurya, hari ahantu sindi kwibuka izina neza ariko bateka neza, bafite ibiryo byiza, bampaye ji imeze neza. Ninyibuka izina nzayibabwira nanahababwire. Mbega ibyo biryo byari biryoshye, n'uwansubizayo nk'umuntu uri kuri regime kabisa, nkongera nkabirya niyongerera ibiro. Tumaze kurya nyine twari turi gupanga ko tugiye kuva aho ngaho tukagenda ngo tukajya Green Corner. Reka ibyo mbireke. Ikintu twagomba kujya gukora Green Corner kampe kukigiramo ibangamo gakeya, n'ibitanjabuka nkazana byo kubivuga. Tumaze kurya, niba nari ndi kubafotora ngiye, kuko nari nicaye nteye umugongo ahantu abantu nyine binjirira, ko twari tujya kwicara bwa mbere hari izuba, noneho hari imyanya ibiri itarimo izuba, biba ngombwa ko nicara ahantu nteye umugongo aho binjirira, ariko nyuma baza kutwegeza inyuma nyine twese twicara neza, noneho tuvuye mu zuba n'intebe zarengagaho, ariko n'ubundi nyicaye kwa kundi. Tumaze kurya ndabafotora, noneho nyuma Anita ahita abwira Nusura ngo anyina nyaka telefone ngo zana, ngo Nusura ngo mfate akavideo ngo uzajye ukareba ngo wibuke ko ari kuri anniversaire yawe. Niba ariko yambwiye, telefone yanjye ndayimuhereza. Nusura naho inyuma nyine bo barabizi ukuntu gahunda imeze, banzaniye keke, barayizana, umuntu watusavinze neza mana, batwitayeho bihagije, bazana keke iryoshye, barandirimbira, ndishima, nzana utuntu tw'uturira, nkajya niyumanganya nk'umuntu mukuru. Umuntu wagize imyaka 27 agomba kwitonda. Nawe byo kwirizariza, hari abantu benshi bari kutwitegereza, barandirimbira, numva birandenze. Bazana nyine iyo keke, mana we, karyoshye kubi, peka keke keza. Noneho tumaze kuyirya nyine mfata umwanya ndababwira ukuntu banejeje umutima wanjye, basabira ibintu byiza Kanyagasani, ariko n'ubundi kandi ngomba kubisubiramo nk'ibisanzwe, murabizi. Ni ukuri iyo ufite inshuti zikakuzirikana, nawe ujye ubiha agaciro, wumve ko icyo kintu cyabaye, umuntu wawe yakigukoreye, kibe gito kibe kinini, nyine umuntu aba yakuzirikanye. Rero niba ushobora kurwanirira ibintu bimwe na bimwe mu buzima bwawe kugira ngo utabitakaza, nubona ufite inshuti kandi nzima, n'ubundi nayo ujye uyirwanirira, uyigumane. Nihabaho ikosa umubabarire, hari amakosa aba nyine ukabona nayo kubabarirwa, ushobora kubwira umuntu akikosora, kireka bya bintu by'ingeso nyine bikabije utabasha kwihanganira. Ariko kugira inshuti ni byiza, biraryoha nyine. Niba ufite inshuti nziza, wenda nawe utabashaka kuba inshuti nziza, ugenda ubyiga. Iyo uhuye n'abantu bazima barakwigisha, bakakubwira iyo bigenze gutya ubikora gutya, witwara gutya, kuko usanga akenshi hari amafuti umuntu agwamo kubera ko n'abantu bamukikije nyine baramureberera gusa bakavuga ngo ngese ngo ndamubwira iki. Ntabwo aba ari byiza. Rero iyo ufite inshuti ukabona ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo ugenda ngo umubwire ngo umufatanye nyine n'ayo makosa. Ugira ukuntu ugenda ubwira umuntu gake gake akumva, agahinduka, ugasanga mubaye inshuti imyaka myinshi, kandi mu bucuti bwiza butarimo uburyarya, butarimo nyine imibare myinshi yo kuvuga ngo kubera ko ari inshuti yanjye
ko ari ndi bumuhamagare nkamubona, ariko njye nimuhamagara simubone gutyo ntabwo aba ari byiza. Ubushuti ni bwiza, ni bw'Imana we, kandi ntabwo kugira inshuti nyinshi cyane aricyo kigaragaza ko uzi kubana. Ushobora kuba ufite imwe, ushobora kuba ufite abashuti 2 3 mukabana neza kandi bakaba baguhagije nawe ubahagije, ariko utagiye kugira isoko n'amaduka ngo mujye mwirirwa musimbukana. So byari ibyo, abantu mwanyifurije isabukuru kugeza ubu ngubu ndacyabashimira. Abantu mwanyoherereje ibiceri, Imana isubizaho nkakuye. Muri abantu beza, Imana ibakubire inshuro 1000, ibaha abantu babakunda cyane. Bye, mwakoze kunkurikira.